Nimusabe kugira ngo igitambo cyanjye ari nacyo cyanyu kinyura Imana Data ushobora byose. Nyagasani Mana yacu, ugengana ububasha n'ubuntu iminsi n'ibihe, reba nayo impuhwe imirimo wanshinze ku neza yawe, maze ugirire ububasha bw'iki gitambo ngutuye, uyobore umutima w'imbaga n'uw'umusasaridoti wayihaye, mu busabane butuma ubushyo bwumvira umushumba, n'umushumba akita ku bushyo aragiye, ubwa Yezu Kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Imitima yanyu nihugukire iby'ijuru. Mushimire Nyagasani Imana yacu. Birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza, ko tugushimira iteka n'ahantu hose, Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka. Wowe wasize umwana wawe w'ikinege amavuta y'ubutore, ubigishije Roho Mutagatifu, maze umugira umusasaridoti mukuru w'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka. Byongeye ni wowe wagennye ku buryo bw'agatangaza ubusasaridoti bwe rukumbi bukomezwa muri Kiliziya ye. Koko rero uwo muryango mugari yihangiye ubwe, ntawuhunda ingabire z'ubusasaridoti bwa cyami gusa, ahubwo kubw'urukundo akunda abavandimwe be, agerekaho no kuwutoramo abantu bamwe ngo baramburirweho ibiganza, maze babone batyo ububasha bwo gushingwa umurimo we mutagatifu. Bene abo Nyagasani nibo bashinzwe guhora bagutura mu izina rye, cya gitambo gihesha abantu bose agakiza, nuko bagategurira abana bawe ifunguro rya Pasika ye. Nibo bagomba kujya babimburira imbaga yawe ntagatifu mu nzira z'urukundo, nibo bashinzwe kuyireresha ijambo ryawe no kuyihembuza amasakramentu yawe. Nibo basabwe mbere y'abandi guhara amagara yabo kubera wowe, no kugira ngo abavandimwe babo babone umukiro utanga. Nibo mbere na mbere bakwiye kwihatira kwishushanya na Kristo ubwe, kandi ntibagacogore kuba abahamya nyabo ukwemera n'urukundo bagufitiye. Nicyo gitumye natwe Nyagasani twifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bawe bose ngo tukwamamaze twizihiwe, tuvuga ututi
nyir'ubutagatifu nyagasani, kandi ikiremwa cyose wahanzeho kikagusingiriza ukuri, ukubeshaho byose ukabitagatifuza ubwa Kristo umwana wawe n'umwami wacu, no kubasha bwa Roho Mutagatifu, kandi ntukweme kwikoranyiriza umuryango kugira ngo ujye gutura igitambo kitagira inenge, uhera mu burasirazuba kugera mu burengero bwaryo. Niyo mpamvu duteraniye imbere yawe twifatanyije na Kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru, kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutseho akava mu bapfuye, maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero Nyagasani Mana ishobora byose, turagutakambira tumwisunze, aya maturo twazanye ngo akwegurirwe, kugira ubwuzu uyatagatifurishe Roho wawe, kugira ngo ahinduke umubiri n'amaraso y'umwana wawe n'umwami wacu Yezu Kristo, ari nawe wadutegetse kujya dukora iyi mihango mitagatifu. Ubwe nyine muri rya joro yatanzwemo, yafashe umugati agushimira, awuvugiraho amagambo y'umugisha, arawumanyura, nuko awohereza abigishwa be avuga ati, nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza, barangije kurya, afata inkongoro agushimira, ayivugiraho amagambo y'umugisha, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati, nimwakire maze munweho mwese, iyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenedwa mwebwe n'abandi bose, kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera, none rero Nyagasani, mu gihe twibuka ibabaro dukesha agakiza ry'uwo mwana wawe, n'izuka rye ry'agatangaza, n'izamuka rye mu ijuru, mu gihe kandi tugitegereje kwaje yuje ikuzo, tugushimiye tugutura iki gitambo kizima kandi gitagatifu. Turakwinginze uvukire ituro rya Kiliziya yawe, maze uribonemo cya gitambo washatse ko giturirwa kukunezeza, nuko niduhemburwa n'umubiri n'amaraso by'umwana wawe, ukadusenderezamo Roho we Mutagatifu, uduhe kuba umubiri umwe n'umutima umwe muri Kristo. ubwe naduhinduremo ituro rikunogera iteka, maze tuzashobore guhabwa umurage hamwe n'intore zawe, mbere na mbere hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, intumwa zawe ntagatifu n'abatagatifu n'abagupfiriye wagororeye ikuzo, n'abandi batagatifu bose bakudwakirwaho, tugahora twizigiye gufashwa nabo.
turakwinginze nyagasani, iki gitambo twaturiye kukwitwaraho nikirongere isi yose amahoro n'umukiro. Kiliziya yawe ikiri hano mu rugendo ku isi, ugire ibambe uyikomeze mu kwemera no mu rukundo, hamwe n'umugaragu wawe Papa Francisco n'umwepiskopi wacu Viseni n'urugaga rwose rw'abepiskopi n'abatorewe umurimo wa ritari bose n'imbaga yabo wigaruriye hose. gira impuhwe bumve amasengesho y'uyu muryango washatse ko ugushengerera kandi dawe nyiribambe abana bawe bose batatanye ugira imbabazi ubahurize ubumwe. Abavandimwe bacu bapfuye kimwe n'abandi bose bavuye muri ubu bugingo bakunyuze, ugire impuhwe ubakire mu ngoma yawe, aho twizeye kuzatura tugasenderezwa ikuzo ryawe hamwe nabo iteka ryose, bwa Yezu Kristo umwami wacu, ari we nyine isi ikesha ibyiza byose uhora uyigabira. Dawe Mana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristu, ukabihabwa hamwe nawe, ukabiherwa muri we, mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka kandi ubwo akabitwigisha, dutinyutse kuvuga tuti uri mu ijuru. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose, ibihe turimo ubisakazemo amahoro, impuhwe zawe ziturengere, zidukize icyaha cyose, ziturinde n'amakuba yose, mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yesu Kristu.
nyagasani Yesu Kristo wowe wabwiye intumwa zawe uti basigiye amahoro amahoro yanjye ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yahawe maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi ubumbire mu bumwe wowe ubaho ugategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya nyagasani. Urukundo rwa Kristu nimwifurizanya amahoro.